gushaka ukuntu nabigenza nabuze inzira yantware ati ko uri kutunga byara mu muhanda kuno na ku masitara baho ndi gushaka ukuntu nagera kwa be ari abantu manza hari banaryana siko banyihambiriyeho yumva ibintu bari kuvuga iyo ntiri kumanza bari no kunjya rubanza bari kuje yewe ibiki urakomena yewe uzi ko wakuze uzi ko uri umwana none ukaba ubaye igisaza yewe ubuzima bwo mu bwa yewe numiwe noneho nageze ku mupaka buri kintu mvuga nta muntu ucyumva icyo mvuga cyose nta muntu ucyumva nongeye kubasuhuza kandi mbahereza ikaze kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV ahantu mukurikira ibintu byinshi byo kwiga indimi. Ubu rero ni wa munsi wo nababwiye ngo twabateguriye ubu filimi bugiye kuzabigisha ururimi rw'ikinyankore mu bintu byoroshye. Iyi niyo filimi ya mbere tugiye gutangirana nayo, ndagira ngo uyirebe uri no kwiga umenye ukuntu umuntu yaturutse mu Rwanda akinjira mu Bugande ukuntu bimugendekera. Ese bigenda gute iyo umuntu aturutse mu Rwanda ari kwinjira mu Bugande kandi nta rurimi azi? Ese iyo umuntu we aturutse mu Bugande ari kujya mu Rwanda we bimugendekera gute? Nibyo bintu tugiye kuzajya tugenda turi kwiga. Icya mbere ni ugukanda subscribe kandi ukaguma gukurikirana ibintu byacu byo tukugezaho. Ngira ngo iyi filimi izakuryohera kandi izakubera nziza. Nikubera nziza uzajye muri comment tubwire ngo dukomeze cyangwa se turekeraho. Tubwire ngo iyi filimi ni nziza cyangwa iyi filimi ntago ari nziza, turekeraho. Umuntu ugiye muri comment, umuntu wese uzishimira no filimi atwandikira tumenyesha tubwire ngo ni byiza cyangwa wandike ngo oya. Ibyo ngibyo birahagije. Ikintu tugusaba no gukanda hano kuri subscribe maze tukagendana. Komeza, let's go. sebone ko rwetonga muraho neza ati wagamba bintu ki nayobye atari kuzanga ikuntu yakuta nayobye uyobya ndi kuva hano hakurya mvuye mu Rwanda yankahe kweli mu Rwanda mvuye mu Rwanda ndi kuza mfite inshuti yanjye yarambwiye ngo ituye inaha ndi kuyishaka inshuti yanjye munyobore shoka nkabwa nubwo uri kugambye ugama turi kubicenga amazima cyane kiramanyisa kiramanyisa ki inshuti nyine reba inshuti ati nyo amazima tina kucenga aba machinchi cyagamba kandi nguko mwebwe umunyobore inshuti none haje tumuteo gana kwate nkoni reba nguko mwebwe muri inshuti patano inshuti abantu nguko mugendana ubwo nyote ndi kushenga je mazima turangwanye ururimi rwo rukiga kweli ururimi bari kuvuga n'ibi noneho ko nayoboje benshi nabizira ndi gushaka umuntu none se umuntu bita Abel muramu tukama cyane mazima twakugamba ibyo rugana tukabihurira ndi kuyoine no mugugu ndi kuva mu Rwanda mvuye mu Rwanda ndi kuza ndi gushaka inshuti yanjye yaburiye na mu Bugande yabwiye ko nza kuyireba none namwe inshuti ntago muyizi inshuti turashimanya mazima none se iyi nzira ndi kubona inzira ari ebyiri ati kandi yagamba cyo hariho inzira iyi ngiyi hakaba inzira ndi gushaka ukuntu nabigenza
nabuze inzira yantware. ati kuri kutunga byara mu muhanda kuno ku masitara baho. Ndi gushaka ukuntu nagera kwa Beri nkareba hano nkabona inzira ebyiri. Mazima Kanze muhamagare numve. twakusenga mazima ngo no kwiyonzera rero razima. Kanze muhamagare numve ariko mana ugise kweri n'ururimi muri kuvuga ko ntari kubyumva ubusinda bizinze. Ugise nzasubire mu Rwanda. Ine kugaruka yiwaruga yiwagamba turi no kugicenga cyane. Mu Rwanda kura. Reka ngendere kumva ibintu muri kuvuga. Baravuze ngo Bugande muraryana wasanga muna. Wa niwe yo mu Kinyarwanda twakusenga no kugicenga. Kenshi iyo twageye mu Ajyaga abantu. Niwagamba kujya abantu nakusenga. Ari abantu manza hari banaryana. Uziko banyihambiriyeho. Numva ibintu bari kuvuga iyo ntiri kumanza bari no kunjya rubanza bari kunjya. Muhamagare kweri. Muhamagare. Nimbe. Bugande ko bambwiye ko barya abantu. Aro? 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 Nahageze ahantu ho wambwiye. Nagize nyine. Ndi kubaza abantu. Ndababaza ariko sha bari bandi ubanza hari hano Bugande baryana. Uziko mbonye abantu muye n'abantu n'abasore babiri. Bambwiye ibintu sinabisobanukirwa mbabaza Beri ngo ntago bamuzi. Magaza ahantu ku muharuro ahantu hari amayira abiri. Umuhanda umwe ugiye iriya uwundi ugiye iriya hari ahantu ku muharuro nyine hari uturabyo. Nabonye hari abana bari gukora ku nzira. Bari gukorera indabyo zabo. Naho ngaho. Naho reka mbe nicaye aha ngaho. None se ko nabona bavugishe nkumva ntago banzi. Reka mbe nicaye aha ngaho noneho ngutegereze. Sawa noneho. Bari bandiye kabisa umva bari bandangije tu. Naha bararyana. Se ngiye nzabifata we. Ubu nzafata ururimi. Yewe. Ibiki. Urakomemwa. Yewe uziko wakuze uziko wabiri umwana none ukaba urwaye igisaza. Yewe aperuraho. Ndaho Amakuru se amakuru ni meza. Baba we ariko Bugande bwanyu Kandi Bugande bubaye. Muracyagira na Nyakatsi nagiye nca kubuza ubw'ibyatsi kandi mu Rwanda barabwirukanye barabutwika. Nyakatsi sujya ngo niwe mu Rwanda. Inaha rero nageze ahantu ndatangara amashyamba abantu nta nubwo batuye ku midugudu reka nta midugudu ihari. Ubu se mwebwe mubayeho gute? Nk'uko tubona niko tubayeho gutyo. Ni ishyamba niyo mpamvu bari bandiye pe. Bari bakuriye. Muyeme basuri babiri. Bari abantu mpaka bararyana. Uziko bambwiye ngo Bugande bararyana nkabyana. Harimo abaryana n'abataryana. Wewe. Bambwiye uburi ibirimi bavuga urabyumva. Ibirimi byo bavuga. Navuye mu Rwanda ndangera inahanda rufata. Ubu nanjye nzabifata. Yego. Nawe uzabifata. Ubu wanyu ni iwacu nina. Ariko sha mwibera mu ishyamba. None se dukora iki? Twebwe twibera ku midugudu imiriro kaburimbo ibintu hago turacyagendera kwitaka se nk'uko nguko. Ahubwo Bugande numanza nta bayobozi mu gihe. Amakuru yo mu Rwanda se bameze. Nta kibazo. Tugende ndabankubwira abantu muye nabo bari abantu bararyana. Tugende mu rugo kwi. Tugende. Ariko buriya reka kubwire mwana. Buriya umuzungu ataza gukora telefone. Nta kintu cyari gukora. Uziko
kuguhamagara aribyo bimfashije bigatuma ahantu hose mpamenya. ubundi se ubwo wajya wari bumbone Ntabwo nari bukubone pe. Ahantu ho nyuze ahantu henshi ndi kugenda mbaririza nta n'umuntu n'uyu wakumenye ubanza iyo mugeze mu Bugande muhindura amazina. None se aha niho mu rugo naha ngaha nubwo zana kubaga nkakira ndabona abana maze iminsi mu nzira yego mwa Bugande mwe we ubu Bugande nzabushobora kweri Bugande njemo ko mbona hari ibintu byaho ko bitoroshye abantu baracyaba no muri Nyakatsi Nyakatsi n'akaruye mabati yabo naha niyo mabati yabo none se ubu koko ubuzima mu bugenza mute kugira ngo ubuzima bwo mu Bugande ye numiwe noneho nageze ku mupaka buri kintu mvuga nta muntu cyumva icyo mvuga cyose nta muntu cyumva noneho hari ibintu none se ko bambwiye ngo umutwaro n'amafaranga bambwiraga ngo uzane umutwaro ko nta mutwaro navanye mu Rwanda noneho bakongera kamwe ngo zana inkumi ebyiri avuga amahane yawe mvuye mu Rwanda ngenyine ndaje ngenyine ngo mbahe inkumi sindabyara no kubyara wabona ndacyari umusore akambwira inkumi bamenyeshaga wenda ubu ngubwo inkumi rero kunda bamenyeshaga umukobwa wewe niko wagifashe njye nasobanukiwe numva umukobwa noneho hari umuhungu nahise mbaza ambwira ngo ubwo barashaka 2,000 ngo ubwo barashaka 2,000 aho nari mfashe umumotari nyine nzanye angejeje hari ako gaharuro k'iwanyu hari nuko ubwo barashaka 2,000 ariko yambwiraga inkumi kada nibwo nagiye mbisobanuza nyine hari umuntu nyine we nisangiye hariya umugira neza arandangira aranyobora Jese babugeze ku mupaka ntago wazihanisha ntabwo nigeze mvunjisha ngewe nageze ku mupaka ibintu bimbera byo muri basi ibintu bimbera byo nuko nyine aka gatelefone Imana yankoreye nyine sinzi ngewe nzabifata we ibintu uzabifata buhoro ujyase kare harimo ibikomeye n'ibidakomeye konga cyane ururimi rukomeye nawe ururimi rwarahindutse ntabwo kimeze nk'umunyarwanda uragera inaha indimi zawe zo wavugaga zigahinduka pe rwose wajya kuvuga kumva wahinduye ibindi wavuga ukava wahinduye ibindi kugira ukanyigisha ndashaka ngiye kumara nk'ukwezi none se nzajya gusaba akazi ntazi ururimi muvuga ngo se ugiye kukwigisha bwo tugira ngo twakicara hamwe ngo tuzadusiba nkwigisha nzabigenza n'ubwo kugira ngo ubimenye njye nzaza nkwigisha buhoro ndabona ufite na telefoni yawe aka telefone ni aka kera ni aka kera ariko ndabona buri no kugira gutya bwa matushe se mu Rwanda baracyabukoresha ubwo bwa matushe bwaracitse bwavuye ku ntuzi bwavuye ku gihe ubu ngubu haje amatelefone ahendutse buri muntu wese buri mwana gusa nk'iyi mu Rwanda igura zingana 20,20 byonyine amanyarwanda nawe udafite 300 yawe wayibona ntabwo wayibona ibintu by'inaha ndumva bihenze ibintu byo bire atanga kari mu mitwaro 8 ubwo mitwaro 8 nyine ni 8,000 8 ndumva bitoroshye ariko ubwo kwigisha uzaza nkwigisha buhoro no kuri telefoni yawe hariho ahantu unyura nyine haba hariho abigisha Urugande abigisha Urunyankore kuri telefone abigisha Urukiga izo zose ni indimi ubwo nzaca kuri YouTube uzaje kuri YouTube
ujye iyo channel barayita TV bariya ngo ni TV bavandimwe bavandimwe TV mpaka ni bavandimwe TV. reka mpite mbishakisha mbere. Wewe ujyeyo barakwigisha indimi z'Urugande, Urunyankore, Urukiga. Nimba waranizeho gakeya warageze nko mu ya mbere ninga mu ya kabiri n'uzungu bazaza bakwigisha. Ibyo ko numva byoroshye ngiye kuzashyiramo amafaranga yose nzajya nkorera maze ururimi rwige rwose bitanguye. Ubwo biri kuri YouTube nabimenye. Nabimenye ngiye gushaka aho mbyandika bavandimwe TV. Reka nze ndebe. Kanze miste ndeba nimba kuri bavandimwe TV koko biri. Banga nanjye nageze inaha nanjye haruna sanze yo kare. Ibyo yavugaga nanjye numvaga mu gaceya banga yari yaje no mu Rwanda. Nurira mu Rwanda nanjye nzira kuri telefone. Ukagiye ibyo yavugaga mu bike narabyumvaga. Nanjye nageze inaha rero ngo nifite nka gutyo nanjye nageze inaha ndayigura. Ubwo nanjye nzabona ko sanze mfite akangaka nakabiriti n'ubundi. Ndabona rezo yanyu ari nkeya. Ngaho reka mbe ngiye gufata rezo. Zangaha nayo ugiye kuyifata. Please don't forget subscribe. Ngira ngo murangije kureba ino filimi murebye ibintu birimo murebye ukuntu inshuti ya Abel yavuye mu Rwanda ikaza yinjiye mu Buganda. Mubonye ikibazo cyabayeho uburyo yagumye kwikanga abantu bahuye nabo mu nzira akagira ngo bagiye kumurya kandi ibyo bintu koko bikunze kubaho umuntu yari kuva mu Rwanda cyangwa yinjira mu kindi gihugu. Waba uri kwinjira mu Buganda, waba uri kujya muri Kongo, waba uri kujya muri Tanzania ariko utazi urwo rurimi ugiyemo bikubera ibintu bikomeye kugira ngo winjire muri icyo gihugu. Ese wayoboza mu buhe buryo? Niyo mpamvu rero twashyizeho iyi channel yacu ya Bavandimwe TV kugira ngo ikwigishe iguhere ku rurimi rwo wumva nawe ushaka gufata. Ururimi rw'Ikigande turarwigisha ahangaha kuri iyi channel, ururimi rw'Ikinyankore turarwigisha ahangaha kuri iyi channel. Ibi rero nibyo bimwe tuzajya twigisha ahangaha kuri iyi channel. Niyo mpamvu twateguye buno bufilimi kugira ngo bugufashe mu gihe uri kwiga utazajya ugirira. Ndagira ngo ujye muri comment utubwire ikintu cyagufashije muri iyi filimi cyangwa se ikintu wize muri iyi filimi niki. Nurangiza kutwandikira maze tuzarebane ubutaha turi kureba koko ibintu mwatugejejeho cyangwa se ibyo mwadusabye cyangwa se ibyo mwumvishe bibigishije hari ikindi kintu dushaka kongeramo. Ndabasaba mukore subscribe mutazajya mucikwa n'amafilimi tugiye kuzajya tubacishirizaho mu rurimi rw'Ikinyankore n'Abanyarwanda uburyo bitwara mu gihe bahuye. Ubwo rero Bavandimwe TV niyo yiyemeje kubagezaho ibintu nk'ibi. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Theo MC. Imana ikomeze kubampera umugisha. Ciao ciao.